Nshuti bakunzi b'umukiza gospel, ndabasuhuje cyane aho muri mu mpande enye zitandukanye z'isi. Imana ibaha umugisha kandi Kristo Yesu ashimwe. Haleluya. Muri uyu mwanya rero nkuko dusanzwe tuganira, reka tuganire ku magambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'Imigani ibice byaho 13 ku murongo waho wa 13. Haranditse ngo, uhinyura ijambo aba yizanira kurimbuka, ariko uwumvira itegeko azagororerwa. Haleluya. Dusubiremo, uhinyura ijambo aba yizanira kurimbuka, ariko uwumvira itegeko azagororerwa. Haleluya. Iki gitabo rero cy'Imigani ni igitabo cyanditswe n'umwami Salomo. Umwami Salomo yari umugabo w'umuhanga cyane, ariko kandi ubuhanga yari afite si ubuhanga bwe, ahubwo ni ubuhanga yari yarasabye Imana. Imana ishimwe. Mwene data, nawe uzasabe Imana iguha ubwenge. Haleluya. Uyu mugabo rero igihe kimwe yari aryamye ari mu nzozi, nuko Imana iramusura, hanyuma imubaza icyo ashaka, ayisaba ubwenge. Noneho Imana imuha ubwenge, hanyuma imuha n'ubutunzi. Buriya nusaba Imana ubwenge, haleluya, izaguha n'ibindi byose, kuko buriya kubaha Imana nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Imana niguha ubwenge bwo kuyubaha, haleluya, n'ibindi byose bizaza. Imana iguha umugisha. Aya magambo rero yo muri iki gitabo cy'Imigani ni amagambo agaragaza ubuhanga buhanitse, kuko n'uyu Salomo ngo yari afite ubuhanga ku buryo ashobora kuba yavugana n'inyoni, donc kumva inyoni ibyo zivuga akabasha kubisobanura. Imana ibagirire neza. Rero aya magambo dusomye aravuga ngo, uhinyura ijambo aba yizanira kurimbuka. Imana idufashe. Ahantu rero natekereje cyane, nsaba Imana kugira ngo irusheho kumpishurira ngo uhinyura ijambo aba yizanira kurimbuka. Ese nibajije nti, iri jambo umuntu ashobora guhinyura akizanira kurimbuka ni ijambo ki? Buriya rero hariho amagambo ashobora kuba atandukanye. Hariho ijambo rishobora kuba ijambo ry'ubugoryi, hari ijambo rishobora kuba ijambo rishobora kuzanira abandi imyivumbagatanyo, hari ijambo rishobora gutambuka rikaba ryatuma abantu ahubwo barimbuka, rwose barimbuka. Ariko ijambo riratubwiye ngo uhinyura ijambo aba yizanira kurimbuka. Ese ahantu byaba bivuga ngo amagambo yose twumvishe tujye tuyakurikira? Oya, ibi ntabwo ari cyo bisobanura. Ahubwo iri jambo riravuga ngo uhinyura ijambo ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Ntabwo ari amagambo y'amanjwe, ntabwo ari amagambo y'ababisha, ahubwo ni ijambo ry'Imana. Uhinyura ijambo ry'Imana aba yizanira kurimbuka. Bene data, haleluya. Imana ijya kurema yaremesheje ijambo. Haleluya. Ninde wahinyura ko Imana ariyo yaremye? Haleluya. Ninde wahinyura ijambo ry'Imana? Ko Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, kandi ijambo ryayo nta muntu wabasha kurikuraho akanyuguti na gatoya. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ibintu byose bizashira, ariko ijambo ry'Imana ntabwo rizashira. Imana ishimwe. Ariko rero umuntu urihinyura aba yizanira kurimbuka. Imana dufashe cyane. Buriya rero reka mbabwire, buriya
mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana. Uwo jambo yari Imana, nta n'icyaremwe kitaremwe nawe. Buri Imana yaremesheje ijambo. Haleluya. Bishaka kuvuga ngo yaremesheje Yesu Kristo. Haleluya. Yesu Kristo niwe jambo ry'Imana. Umuhinyura abayizanira kurimbuka. Jambo ry'Imana rirambwira ngo ngumwemera, haleluya, ahawe ubugingo buhoraho. Ariko umuhinyura, umwanga, ntamwizere, uwo nguwo aciriweho iteka. Imana ibagirire neza. Uhinyura Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Hari abantu benshi muri iyi si bahinyura Imana, bahinyura Yesu Kristo, bahinyura ijambo ry'Imana, ndetse bamwe baravuga bati Yesu si umwana w'Imana, abandi bakavuga bati Yesu ntabwo twamwemera, abandi bakavuga bati Yesu uwo nguwo se, uwo nguwo ni ukubeshya, amagambo avuga ntabwo ari byo. Ariko ndakubwiye ngo uhinyura ijambo rye abayizanira kurimbuka. Uhinyura ijambo rye abayizanira kurimbuka. Ndetse no mu bigishwa 12 hari harimo umwigishwa witwaga Yuda washatse guhinyura ijambo, ariko birangira yimanitse mu kagozi. Bene data, reka mbabwire, haleluya, niba warumvisha ijambo ry'Imana, niba warumvisha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, mwene data, nubuhinyure. Haleluya. Kuko nubuhinyura urizanira kurimbuka, ariko nubwemera urahabwa ubugingo buhoraho. Haleluya. Nshuti mwene data, urashaka ubugingo buhoraho? Izera umwami Yesu. Wakwizera ute utumvise ijambo? Wakwiringira ute utumvise ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo? Ese ijambo na n'uyu munsi warukirihinyura? Mwene data, haracyari ibyiringiro. Haleluya. Haracyari ibyiringiro. Ntugire ubwoba. Nubwo wahinyuye ijambo ry'Imana mu kubaho kwawe, ukumva ijambo ry'Imana ukanga gukizwa, ukumva ijambo ry'Imana ukanga guhindukira, uyu munsi wa none hari andi mahirwe ya kabiri. Haleluya. Imana yacu ni Imana itanga andi mahirwe. Birashoboka yuko wakosheje ugahinyura Imana. Buriya rero reka nkubwire, haleluya, waterekera kose wumva ijambo ry'Imana ndetse uranahinduka, uza mu nzu y'Imana, ndetse bigaragara yuko ukijijwe, ariko muri iyi minsi ya none watakaje agakiza, uhinyura bwa butumwa bwiza, uhinyura rya jambo Imana yakubwiye, hanyuma rikakurokora. None ibyo byose wabitesheje agaciro. Mwene data, iyo nzira urimo ni inzira yo kurimbuka. Wahinyuye ijambo ry'Imana hanyuma wisabira kurimbuka. None dore ibihe turimo ntabwo ari ibihe byoroshye, ni ibihe by'intambara, ni ibihe by'ibibazo. Mwene data, reka nkubwire, hindukira ugarukira Imana. Imana ni Imana itanga andi mahirwe. Ongera wakira andi mahirwe, wumvire ijambo ry'Imana, uhindukire, wongere, haleluya, utegure umutima wawe, Kristo yongere aturemo. Imana iguhe umugisha. Wahoranye amahoro kuko wari ufite Yesu, ariko muri iyi minsi nta mahoro ufite. Wasubiye mu businzi, wasubiye mu busambanyi, wasubiye mu kugira ishyari, ugambanira abandi. Mwene data, reka nkubwire, garukira aho ngaho. Haleluya. Uyu munsi ijwi ry'Imana riraguhamagara ngo nuryumva uryitabe, hanyuma haleluya, ntiwinangire umutima, Yesu akumurikire. Oh, haleluya. Imana ishimwe. Mwene data, haleluya, ntugahinyure ijambo ry'Imana. Uhinyura ijambo ry'Imana, haleluya, abahinyura Yesu. Haleluya. Uhinyura ijambo ry'Imana abahinyura Uwiteka Imana data wa twese. Uhinyura ijambo ry'Imana abayizanira kurimbuka. Amarembo y'ikuzimu abamufunguriye. Mwene data, muri uyu mwanya, haleluya, reka ne kurangiza rino jambo, ntagusabye gukora subscribe, ukande kuri subscribe. Haleluya, ibintu bigende neza. Uwiteka aguha umugisha mwene data. Muri uyu mwanya rero
niba wisubiyeho, haleluya, ukemera kwakira andi mahirwe ya kabiri Uwiteka guhaye, haleluya, reka dufatanye dusenga Imana. Reka uzamure ikiganza, hanyuma dufatanye gusenga Imana. Uwiteka Mana ya Isiraheli, uri Imana itanga andi mahirwe ya kabiri. Hariho abumvise buno butumwa bwiza kandi bari barasubiye inyuma, barahinyuje ijambo ryawe, ariko uyu munsi wa none bakaba bemeye kugaruka ngo babone andi mahirwe ya kabiri yo kuza mu nzu yawe. Data, ndakwinginze Uwiteka, mu izina rya Yesu Kristo, wongere ubakire, wongere, haleluya, ube muri bo, ijambo ryawe rigwire muri bo, ubahe imbaraga zo kurikurikiza no kurishyira mu bikorwa. Mu izina rya Yesu Kristo, komeza kubana n'abantu bawe, itorero ryawe ukomeze uribe hafi, ni mu izina rya Yesu ryera, amen.